ngaho senga nyine. Uwiteka Mana Nyiringabo turagushimiye ko uduhaye ibiryo. Hari abantu babibuze ariko twebwe uduhaye umugisha nturyeho Mana. Kadutangire gusenga. Nyine buretse gushyiraho ketchup ubanze utegereze isengesho. Kandi wewe wabanje kuyishyira mu isengesho ariko. Oya ariko kadusenge. Twagiye noneho. Oya kadusenge. Amen. Tugushimiye ko wadusezeranyije kuzarira ku meza y'abakomeye. Uyu munsi tukaba turi hano muri Zebra, muri hoteli yitwa Zebra. Ariho twaje kwiyakirira mu izina rya Yesu. Amen. Mu byo utigeze uvuga nuko utigeze uvuga ko n'amateleviziyo atandukanye azaba adutunze. Ariko nabyo biratunguranye birasohora. Izina ryawe ryera nirishyirwe hejuru umwami w'abami. Tugushimiye yuko ibi byo kurya uzanye inda ya Pasteur Justin iri buhagira aha. Ndetse nanjye yanjye igahagira aha. Mwana haba harimo benshi. Harimo benshi, harimo bamaze igihe byo bamukoraho n'ibintu bikomeye. Harimo ba Pionika, harimo ngo yariye ngo umwana wa Jay Polly amafaranga. Sibyo? Ariko ibyo nabonye ari byo byeze gusa Imana ishimwe ko RIB hari ibyo yahagurukiye. Muri urabona wowe RIB izagusiga. Urabona RIB izagusiga. Ibyo gusobuzanye turya. Ariko mbivuze mu kinyabupfura. Butese gusoba ari utabyumvishije ubwo. Yago mu bushobozi afite. Ubu koko yafashe ibihumbi 100 nkuko nabyumvishe. Koko arya ayo mafaranga. Nyine nawe banza ubyibaza. Kuko hari amafaranga yakagombye yakiriye menshi yo gufasha uriya mugabo w'irubavu witwa Inyogoye. Ijana ku ijana. Ariko nkavuga ngo wasanga Yago hari akantu barimo bototera kugira ngo aze none nabwo ka kantu kabe kajya hehe hanze. Dore uko ngiye mbibona. Content ziba zabashiranye. Urumva? Ubundi mu kinyarwanda iyo umuntu ataye icyo yarishaga arakera hweze kiye. Ndagisamye. Ndagisamye. Hatasi uragisamye. Nakiguye hasi ndagisamye. Mbabarira cyane. Uri kumva? Icyo nkubwira cyo content ziba zabashiranye. Ibuka ko iyo umuntu yabuze content atangira kwibaza ibyo ari buvuge. Kubera ko muri iyi minsi hani twemeranwe ko RIB yatubitsemo akantu ubu nta gupfa gukora inkuru ku muntu ngo ujya kumva ngo urahurudutse ngo uvuze ibintu bitagendanye n'iby'umurongo uyu munsi. Uyu mwana arigereranya. Uyu mwana Ezekiel Yago kora akantu basi uzamuvuge mu kiganiro. Ko muherutse gukora ikiganiro n'umuntu muramuvuga arangije kakari mu mane eva pawe mukayitasi namaye n'amafaranga azayamira umukobwa wa Jay Polly naye yamuhaye mukayitasi namaye 100. Aya ni amajwi y'amacurano. Oya nta nubwo ari amacurano ahubwo uyu muntu yateguwe. Uwa muntu yateguwe nibyo mubwira ko ari amacurano. None ibintu mbwiye mwana wa mama ndabyumvishe nibyo. Sibyo? Nibyo. Icyo nshaka kuvuga. Ndabyemeye umva. Mwana ngaya Margaretaze mwana ngo amafaranga namuhaye mwana uyu Mukaretaze. Urumva yibereye no muri hanze. Uyu muntu oya ahubwo uyu muntu nta mafaranga agira uri kuvuga. Noneho reba umuntu ijwi ntago ari ry'umukire. Reba umuntu ijwi oya irijwi rivuze ibi bintu. Nta nubwo riratunga n'ibihumbi 100. Banza wumve nyine icyo ushaka kukubwira. Gasaro TV. Kunzi bacu munyemerere mbatumire mu gitaramo umuryango Family Corner uyoborwa na Evangeliste Liliane niyo nangira ubarizwa mu gihugu cy'Ubirigi wateguye igitaramo cyiswe Family Gala Night. Giteganyijwe kuba ku itariki ya 7 ukwezi kwa 12 uku turimo kikaba kizatangira ku isaha ya 11 z'umugoroba. Iki gitaramo kizabera ahitwa Rue Charles Parenté 11 mu mujyi wa Anderlecht mu gihugu cy'Ubirigi. Kwinjira bizaba ari amayero 40 ahasanzwe ndetse n'amayero 50 muri VIP. Hazaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye ndetse iki gitaramo kikaba gifite intego yo gukomeza kubaka ndetse no gusigasira umuryango. Cyane ko iyo umuryango uhungabanya n'abandi. Ndagira ngo rero mbabwire ko iyi tariki ya 7 bizaba ari ibihe by'agahebuzo aho tuzaba turi kumwe n'abashumba bagiye batandukanye ndetse n'impuguke mu bijyanye n'ingo nka Pastor Aimable, Pastor Clarisse, Pastor Eric Ruhagarara Bahunga ndetse na Sugira
Abati benshi muramuzi mu bijyanye n'ingo. Reka mbabwire ngo rero bizaba ari ibihe byiza by'agahebuzo, ndetse rwose tuzagerageze tuhabe ndetse twigire mu byinshi bigiye bitandukanye. Yes ni ikaze rero. nanjye ngo wahe ikaze sha, ko mbuze kutongewe nuko bari babizi ko kwirisha utabishoboye. Nawe Ngerega nibyo umaze iminsi ukora amakosa urya udasenze. ndabihera hehera. Banza usenga ariko. Umuntu arabanza akaminjiramo umunyu none akabona gusenga. Ubwo se ushyizemo urimo. Uramutse ushyizemo umunyu urimo Ko nkushyize iwanjye se bigutwaye. ukaburiye mwinshi wabigenza ute? Ngaho banza usenge niwe pasiteri. Uze pasiteri asengera iryo hari umudiyakonisha. Bana bubu niyo mpamvu musuzugura. Njye nakubwiye ko ndi umuhanuzi, ariko icyo cyo ugomba kubanza ukakimenya, kandi niba ndi umuhanuzi bisobanuye yuko Aka kantu se kurakazi ndakazi. kitwa ngo iki? Kitiranwa na wa mukinnyi wa filimi bita Ketchup. Ngaho usenga nyine. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimiye ko uduhaye ibiryo. Hari abantu babibuze ariko twebwe uduhaye umugisha nturyeho Mana. Kadutangire gusenga. Nyine buretse gushyiraho ketchup ubanze utegereze isengesho. Kandi wewe wabanje kuyishyira kuyishyira mu isengesho ariko. Oya ariko Kadusenge. twagiye noneho. Oya kadusenge. Mwami Yesu, Turagushimiye. izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Amen. Tugushimiye ko wadusezeranyije kuzarira ku meza y'abakomeye. Uyu munsi tukaba turi hano muri Zebra, muri hoteli yitwa Zebra. Ariho twaje kwiyakirira mu izina rya Yesu. Amen. Mu byo utigeze uvuga nuko utigeze uvuga ko n'amateleviziyo atandukanye azaba adutunze, ariko nabyo biratunguranye birasohora. Izina ryawe ryera nirishyirwe hejuru, mwami w'abami. Tugushimiye yuko ibi byo kurya uzanye inda ya Pasteur Justin iri buhagira aha, ndetse nanjye yanjye igahagira aha. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru, mwami. Urakoze. Ngaho komeza wigaragaze mu izina rya Yesu, amen. Ninda yawe irahahagira. Ubutaha numvise ijwi rimbwira ko tuzaba turi kumwe n'inyama. Uri kumwe n'inyama se mwabanye? Oya turi kurya n'inyama mazi. Ibintu rero by'ibyuma enda nkuhe icyuma eze cyenda guhekuta. Aha, kubera ko ntabyizi. Ibiki se ntazi Kuyirisha. Oya nuko mbona yaza kuntera ikibazo. Justin ngo haye ikaze ni karibu rero hano. Wemerewe kuryana ubusambo cyangwa se ntuburyane. Ibyo ni uburenganzira bwawe. Cyane ko amahirwe mfite nuko ufite isahane yawe, nanjye nkagira iyanjye. Ubwo rero ntawe uri bucura undi. Hanagira n'uvuga yuko twaryanye ubusambo. Ubona twaryanye ubusambo azatugurire n'ibindi. Akaze ki? Nabuze umunsi wakora ikiganiro kitari cy'amatiku. Kereka ubu ngubu ndi kurya. Ntabwo utangiye kubwira abantu ngo uri bubigireho ikibazo ngo aze kukugurira ibindi. Yago TV show arekuye bombe. Bombe gute? Akwambiye. Yago akubise inkoni yitwa ubuno umuno kutubuno cyangwa numuko. Betse numve. Mabyeri yaho ngaho Nyamirambo mwabyana mwishaka. Hayi nkarera akubise umuno kutubuno, bamwe mu bamwanitse mu bamuhaze akabenzi na byeri. Ngo babahaza akabenzi na byeri. Kino kiganiro ndaza kucyumva nitonze. Ngo bamwatatse ni bande? Ntawe yanditse kuri titre. Haba harimo benshi. Harimo benshi, harimo bamaze igihe byo bamukoraho n'ibintu bikomeye. Harimo ba Pionika, harimo ngo yariye ngo umwana wa Jay Polly amafaranga. Sibyo? Ariko ibyo nabonye ari byo byeze gusa Imana ishimwe ko RIB hari ibyo yahagurukiye. Muri urabona aho RIB izagusiga. Urabona RIB izagusiga. Sha Justin. Ntago twara turi kumwe hano ku birayi. Ngo ninjyana ngiye kurya impungure tubure kujya kuzisangira. Ntago biba. Imana izamfasha nuko mistake ya RIB itazabaho. Ariko iramutse ibayeho bazanjyanane nawe ntari.
apfa kuba twaba turi kumwe rwose turari turi kumwe ntari ariko umuzeho nuko yazajyana umwundi agasigara. we bitewe n'uburyo uri umunyabwoba iramutse inakujyanye tutabeshyanye Justin wasoba mu mapantaro. Ariko kandi rero bajya bavuga ngo nta n'umuco ugira nibyo ibyo bintu byo gusobuzanye turya, ariko mbivuze mu kinyabupfura. gute se gusoba ari utabyumvishije ubwoba bwonyine ugira emera yuko wasoba mu mapantaro. yego rero ikiganiro nacyumvishije. Yego njye nibwo nkibonye, njyewe nacyumvishe ariko ikibazo urumva ikibazo ubwo se mwana utangiye kwiga kwihanagura koko turariye turahaza. njyewe rero kugira ngo ntagaragariza abantu ko ndi umuturage udashoboye icyuma kaniririre nirishize intoki ntanahasebera. umva rero ukuntu byagenze. aba bahungu batatse Yago, yego bavuga ko Yago yariye amafaranga y'umwana wa Jay Polly nyakwigendera. ariko ndababara, yego mu bushobozi bwa Yago afite ni uwo kwiba 100,000. reka nkubwize ukuri, Yago mu bushobozi afite ubu koko yafashe 100,000 nk'uko nabyumvishe, kuko arya ayo mafaranga. nyine nawe banza ubyibaza, kuko hari amafaranga yakagombye yakiriye menshi yo gufasha uriya mugabo w'irubavu witwa Inyogoye. ko bataravuga ko yariye Inyogoye, bakavuga yuko yariye umwana wa nyakwigendera Jay Polly. impamvu batabivuze nuko iyo bavuga ko yariye Inyogoye yari kuba yarariye ifi nyine. urumva hari ibintu byo koga kandi amafi niyo yoga. aya mani reka tujye tubwizanya ukuri, nubwo bamwe mu bakurikira inkuru zacu bavuga ko Pasiteri Justin, Pastor Claude, Ezekiel ari abanyamatiku, ariko nanone bino byana Yago yavuze ufashe piyone kavuze ngo afite ibyiso. oya nje none se hano sihanditse ngo n'ibihanga umwise nawe urwana ibyana nyine. piyone karakubyukira urumva muri no mu gihugu kimwe. ntago ariko ari piyone kamvuze, niba nawe arimo ubwo arimo Big Man mu piyone ka noneho njyewe ikibazo cyanjye rero kuko yagiye abavuga nyine mu bintu byose uri gashyiramo n'akantu bakoze, nyine mu bintu byose uri kuvuga njye nta zina nzi yavuze. icyo numvise nuko yavuze ku byana kandi yanabishyizemo, bishobora kuba ari kandi byana yanabishyizemo. hari ibyo ubona kuri thumbnail ye, ariko biri mu kiganiro mu majwi. ibyo byabazwa Yago, ariko ntabwo byabazwa njyewe. none se Yago koko ibi 100,000 yaba yarabikenyereye hakambuka by'amadolari se by'amanyarwanda ngo ni ibihumbi nako ni amadolari 100. amadolari 100 none se urebye witegereje neza Yago abuza amadolari 100 ku buryo ajya kuyarya umwana wa Jay Polly. numvishe bavuga ngo numva ngo abakire ngo babonye amafaranga ari nabo bayakunda. oya reka nkubwire, nyamaze wasanga none se niba bafitiwe impuhwe uriya mwana sibyo, ariko ntabwo wambwiye ngo ni ijute mwana wa Kasiyani najya papa yitwa data yitwa Mugaro Innocent, ijute mwana wa Mugaro Innocent, yagakitwa Innocent Nyarwa Innocent. noneho Yago niso buriya byaterwa, ariko ni data da ko atagutegeye ngo umusange Uganda. shareka nkubwire muri iyi minsi nijye winaniwe, nari mfitanye gahunda nawe ndabizi, ahubwo nawe ko byagenze. oya n'ubundi igihe cyose nakwisanga ngeze Uganda twagirana ahubwo ikiganiro. nawe uti urashaka uziba ukagenda. umwana ntabwo Yago yiba. none se si babivuze ko nimba se ataribye ko yabashubije. njyewe nawe twakoreye ikiganiro hano hirya kuri Nobulis, nuko uri kumva nimero yanjye yaririwe. ntabwo ikibazo rega ari nimero, ikibazo ni amafaranga atatanze. none se ahubwo ayo mafaranga ufite ibihamya n'ibimenyetso
bigaragaza yuko yariye uwo mwana, atari bya bindi byo gutwika byeze ari nabyo ribi iri guca, ukavuga ibintu udafitiye amakuru, urumva ari ukugira ngo watake, kubera ko uzi ko Yago ari hanze y'igihugu, ntari bubashe kuza gutanga ikirego ngo arenganurwe, wowe ugahita uza ugahuruduka ukavuga ngo uyu muntu yamuriye amafaranga 100,000. Ese koko niba ufitiye impuhwe uwo muntu wari ayo mafaranga 100,000, niba uyafite wayamuhaye? Wigeze ubona mama w'umwana aza gutanga ikirego cyangwa ikiganiro ngo avuge ngo Yago yaraduhemukiye? None ziriya ntuza zavuye se wasanga Yago, wasanga mama w'umwana yarabitanze mu ibanga. Ziriya ntuzi inkisi, ziriya resi z'amafaranga yohererejwe nde? Uwo mwana wa Jay Polly. Zivuye kwa nde? Zivuye kuwa bitanze. None se reka nkubwire, reka nkubaze, ni kabiri kangaha abantu baduhereza amarese ngo dukoremo inkuru. Ese kuvuga utarya wabihaze? Urya ibyawe, jya witonda, buriya ngiye maze gutangira guhaga. Mu minsi ishize nari ndi kurya inyama y'inka, ejo nariye isamake, uyu munsi nje kurya ibirayi. Ubwo rero ntabwo ndi nkaho ufite inzara. Isamake ejo mwari yari Thompson, kuko niyo mpamvu mwatinze kuyigaragaza, urumva? Yari Thompson kari gato, mwanze ko kagaragara mu maso y'abantu, urumva? Jiste naraguhamagaye. Ubugari incuro mwari. Sinaguhamagaye. Oya n'intore yakojejemo. Twumvikane. Byerekana niba ari Thompson amfa kuba narayihahiye. Nyine mujye erega nuvuga isamake. Yari isamake mwana. Isamake cyari cyo. Wovuga ngo warindagara cya Thompson, urumva? Ureke kuvuga ngo isamake ngo n'ubugari. Urumva? Reka nkubwire. Ni Thompson ariko jya tureka kuvanga ibintu. Nyine ariko ni Thompson. Ibyo bya Thompson. Ariko ejo hariye Thompson ubeshana mu kiganiro ngo ari isamake. Isamake urayizi? Ni isamake ngewe nariye. Urumva ngewe nibuhe bwoko? Yibuhe bwoko? Ni isamake yitwa terapi. Sibyo ntabwo ari Thompson. Ubukene umazemo igihe wayikugura hehe muhu? Tuvaho ngaho. Tuvaho ngaho. Mfa kuba ngiye narayiriye iwanjye ariko nkaba ntarayirya iwawe. Urajurira? Iyo Thompson nayiriye iwanjye, iyo samake nayiriye iwanjye ariko sindayirya iwawe. Nani iyo Thompson wayiriye iwawe nanjye ariko warahaje iwanjye urya intoryi. Urakoze. Bijya n'ikirayi rero ngutema. Tukomeze kubyayago. Kubyayago icyo nshaka kukuvuga. Aba bahungu bahaguruka ibi byana nkuko yabivuze. Apana banza wumve. Hari abantu bajya baduha amarese bakatuvuga ngo nidukora inkuru ngo hari abantu ngo bahemutse n'amajwi ariko n'amajwi. Noneho mu kwanariza ye wareba ukabona uwo muntu uri hanze wohereje mu mafaranga ari gushaka kuguteranya na mugenzi wawe muri hano kumwe mu gihugu. Yego. Kuko nk'ubu Yago aravuze ati bibyana. Yego. Ibyo byana nabyo bigiye nanone kongera kugaruka, nabyo bivuga ibindi. Intego ya wa muntu igezweho. Ahangaha niho dukwiriye kwitonda tukanirinda, uri kumva? Igira hino. Urumva? Dukwiriye kwitonda tukanirinda. Nushaka wanahaze. Oya ntago ari uko ngo nanahaze. Dukwiriye kwitonda tukanirinda gufata ibintu duhawe, uri kumva? Ngo tubishyize ku mbuga nkoranyambaga, kuko twebwe ubwacu birimo biradushwanisha, kandi udushwanisha afite icyo agamije, afite inyungu. Urumva? Nureba imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi urabona ukuntu abashosho medias bafitanye urwango. Urumva? Ugasanga umuntu niba akoze ka mistake twe tugahita tumukoraho inkuru tuvuga ngo Libi ramufunze, Libi mukurikirane, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi atari ibintu byari bigize gute, byari bidukwiriye. Nk'ubu tuvugana Justin, mubwiza ukuri, umushosho media mugenzi wacu yakagombye kuba akora mistake, icyambere bikatubera inyigisho, uri kumva? Icya kabiri bikadufasha kubabarana nawe, uri kumva? Biranabaje kuba umushosho media mugenzi wacu yanafungwa ariko ugasanga arinze ava muri gereza nta wigeze umusura wo muri twebwe. Rero biri mu nyungu z'aba bantu baduhereza iki amarese. Ese koko uyu mwana niba yarariwe aya mafaranga kubera icyo atari we wiyizeye kuri kamera, sibyo? Ngagaragaze umuntu wari uyamuhaye, agaragaze uwo yatumye, noneho koko nidusanga koko Yago yaragize uruhare rwo kurya ayo mafaranga, turi bagenzi be twafata telefone tukamuhamagara tukamubwira ati mushuti hari akabazo gatoya mu by'ukuri kameze gutya na gutya, tukagahandoringa atari ngombwa ngo kaje kuri shusho 100,000. Yago ni umuntu wabura 100,000 atari ukumusebya. Ezekiel nanjye reka nkubaze kuri gutsimbarango Yago ntiyabura 100,000
ubu nonaha urabifite ubu nonaha ntabyo mfite ariko muhamagaye umva mubwire ubu nonaha ntabyo mfite ariko muhamagaye nkamubwira ni ndahantu sobwe n'ikibazo iki niki mpa amafaranga 100 yago ndabizi yabimpa yakwitabaza atanyitabaza tuvugana gakeya bamuhamagaye se ukamubwira ko ndamuhamagara mu kiganiro niyo ntego nigeze mubwira uyu munsi ndaza kuguhamagara mu kiganiro reka mbanze naje kubaza icyo ntemera ni kimwe nuko yagatarya umuntu 100,000 urakoze cyane byongeye ari umwana nkuriya wabuze papa we ngiye mbona ari ugusebanya nyine ibyo byo ndabyemeranya nawe ijana ku ijana ariko nkavuga ngo wasanga yago hari akantu barimo bototera kugira ngo aze none nabwo ka kantu kabe kajya hehe hanze dore uko ngiye mbibona kontenti ziba zabashiranye urumva ubundi mu kinyarwanda iyo umuntu ataye icyo yarishaga arakera hweze ndagisamye ndagisamye hatasi uragisamye nakiguye hasi ndagisamye mbabahira cyane uri kumva icyo nkubwira cyo kontenti ziba zabashiranye ibuka ko iyo umuntu yabuze kontenti atangira kwibaza ibyo ari buvuge kubera ko muri iyi minsi hani twemeranwe ko ribu yatubitsemo akantu ubu nta gupfa gukora inkuru ku muntu ngo ujya kumva ngo urahurudutse ngo uvuze ibintu bitagendanye n'iby'umurongo uyu munsi turi nabiriyo byirire naba ngize amahirwe ko nabyibuha se nukuri ubikumva noneho rero ndumva ugikomeje ikiganiro kambe niki bagahita bavuga ati reka tuvuge kuri yago utari mu Rwanda uri muri Uganda ariko sezeki none nitumuvuga dukereye ku bantu yagiye akoresha ibiganiro ubu nanjye uzajya kumva baza ikibazo wemera ko iriya resi koko yari yohererejwe amafaranga uriya mwana ngiye iyo resi nta niyo nabonye ariko narayibonye none se reka twemere ko iyo resi ihari kandi yohereje amafaranga baba barakweretse ngo amafaranga yarengeye aha ubu uyu munsi cyazo nkubaje ntucyumbe buretse gato ntago handitseho umwana wa Jay Polly rega kuri iriya resi yanditseho nde ndamwibagiwe nese amafaranga yaza ku muntu utari buyafate icyo nkubwira ni iki Justin yaje kuri yago buretse gato nta bantu bagiye bagutuma ku bantu barabantumye yego si wabashyikirije ubutumwa se cyane ubu uyu munsi umuntu uramutse uri hanze wagize n'uruhare rwo kukoherereza ashatse kunteranya nge nawe agaca mu gikari akampereza akavuga ati ngiyirese nakoresheje nohereza amafaranga Justin ngampere ampere cameraman katuba ariwe dukoresha kuko ari uri kudukamera none niya yamuhaye jewe nkahita mpubuka nkahita nza kuri cano wibuka iyi nkuru ngiye gukora simbaje kubaza cameraman jewe nkahita muruduka nkahita nkora inkuru kandi wowe ubizi neza ko amafaranga wohererejwe wayahaye uwo wagombaga kuyaha ubwo ako kanya hagati yanjye nawe bise bigenda gute hajemo beef si cyo wa muntu yaragamije se none se gute wowe uri bujye kuntuma uri bujye gushaka guha umuntu amafaranga sibyo hari abantu b'ingenzi ugasanga umuntu ni inyangamugayo kandi koko bikaba bigaragara sibyo ariko hari n'umuntu nawe ubwawe ushobora kureba ukabona nta bunyanga mugayo mu rwego rw'uko umugiriye akantu ukaba wavuga ati Justin kwijuta cyane wajuriye nariye mwana nge navuye mu rugo ndiye ngeze hano nabwo umpa ibiryo ubwo rureka nge n'iki kiraye kiryo rwose urebe ko ngutera amabuye inda yawe ko ntayishingira kutayishingiye ukaba wemeye ko nkitwara none se nanjye reka nkubaza nk'inshuti yawe yago kucaje bataka urumva agatangira kumeshoninga utuntu bamuvuzeho ntibaba bamukomye urabona ko abahanga batavuga uti ibi bintu bifite aho bihuriye n'ukuri reka nkubwire Bibiliya ivuga neza yuko iyo umuntu nta cyaha afite nta mutima umucira urubanza aratinyuka urumva niba umuntu rero atinyuka yago ntagomba kwirukanyishwa nk'umuntu ufite icyaha ahubwo agomba kugaragara akabwira abantu yuko bamubeshyera ahubwo nibyo bari kuvuga ari ibintu baba bari gupfundikanya bakere ariko muri aba bantu harimo umuntu umwe watangaje ntari buvuge nanjye
avuga ngo yago nta kintu yari afite ngo arangije yagira itike ngo ayakenyereraho akoresha ijambo rivuga ko yatorokana. Ese koko yago yaratorotse? Reka nkubwize ukuri, yago mu minsi yashize nakubwiye ko yari ari hano mu Rwanda, yaba yaratorotse akagaruka mu gihugu? Ese reka nkubaze, mwarahuye? Yego. Zeke ntangiye kwemera ko na yago munabeshye. Wowe wahuye na yago? Kandi nkubwiye ngo yego. Mwahuriye he? Aha twicaye se ni he? Si nkubwiye ahakorera ibiganiro se hano hirya kuri Nobles, kuri apartment zabo. None se yaraje abari hajya? Cyangwa ubwo nukomvishe ko yavuze ko yarari mu mujyi urangije nawe uhita uvuga ngo none se nkubwira ngo uyu munsi ntago turi bukore mfitanye gahunda na yago, wumvaga nkubeshya? Yago ntimwahuye. Icyo nemera nuko cyo koze mwandikiranye. Ngaho makanya nkaho ari we mwagombaga guhura cyangwa nkaho nari kukubwira ngo merekeze. Gute se? None se ubwo uwo muntu watorokanye wari wabuze tike y'ibihumbi 100 agatorokana utwo dufaranga tw'uwo mwana yaje kubona ati kimugarura mu Rwanda gute abone imusubizaho gute? Ubwo yibye nde noneho kugira ngo abone imuzana yongera kwiba nde kugira ngo abone imusubizanye? Ariko ayo mafaranga yaba yaratwaye harimo kugenda no kugaruka kabiri. Wapi? N'indege se ibihumbi 100? Agenda na bisi niko numvisha. Ntago yagagenda na bisi. Reka. Agenda n'indege. Jumbaza ngewe unamuherekeza. Uyu mwana arigereranya. Uyu mwana Ezekiel Yago kora akantu basi uzamuvuge mu kiganiro. Ko muherutse gukora ikiganiro n'umuntu muramuvuga arangije yirirwa ipost. Mwana reka nkubwize ukuri, iyo umuntu ari inshuti yanjye aba ari inshuti yanjye, iyo umuntu mukunda mba mukunda. Noneho rero va mu kubukunda Yago usesengura iki kintu neza. None se ndi kugiza aba bahungu urabona baramurenganyije cyangwa Yago? None se reka kuba yaje agahita basubiza urabona byari bikwiye. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Ari Yago tuziho ibikorwa byabo yagiye afasha bakanamuboneraho umugisha. Harimo inyogoye, hakabamo babagabo batatu bavukanaga, urukumva b'impanga. Mukayitasi namuhaye n'amafaranga ngo azayamira umukobwa wa Jay Polly, none nayo yamuhaye Mukayitasi namuhaye 100,000. Aya ni amajwi y'amacurano. Oya nta nubwo ari amacurano, ahubwo uyu muntu yateguwe. Uwa muntu yateguwe nibyo mubwira ko ari amacurano. None ibintu mbwiye mwana wa mama ndabyumvisha nibyo. Sibyo? Nibyo. Icyo nshaka kuvuga. Ndabyemeye umva. Mwana ngaya Mukayitasi mwana ngo amafaranga namuhaye mwana uyu Mukayitasi. Urumva yibereye no muri hanze. Uyu muntu oya ahubwo uyu muntu nta amafaranga agira uri kuvuga. Noneho reba umuntu ijwi ntago ari ry'umukire. Reba umuntu oya irijwi rivuze ibi bintu. Nta nubwo riratunga n'ibihumbi ijana. Banza wumve nyine icyo ushaka kukubwira. Reba umva uwo muntu uri gukorana n'abo bantu ibyo biganiro. Umbwire niba ari ku rwego rwa Yago. Ku buryo atuma Yago. Reka nkubwize ukuri. Uyu muntu nta nubwo nawe aragira amafaranga. Urumva ashobora no kuba Yago. Oya nimba nankurikiranye umuntu atanahamagara Yago ngo yagamufate. Yego. Nundi muntu none banza wumve nakandi kantu utazi. Amafaranga yo mu kwezi kwa 8. Yago ayatorokana te. Kagiye ejo bundi twese ko twari tubizi. Hari mu kwa 8. Icya kabiri. Kuki atabivuze? Sibyo? Abana batangiye mu kwa 9. Birashoboka ko n'uyu mwana yari kwiga mu kwa yari minervare yo mu kwa 9. Kuki atabivuze? Muri uko kwa 9 cyangwa bivuge mu kwa 10. Cyangwa ngo abivuge. Cyagiye bavugwa iyo mbwira kuhaze sibyo. Uzi ko numva ugiye gutera indabo muri iki kiganiro. Banza wumve ubu mba nkeneye icyo kunywa. Nese hano ko turi muri hoteli watinye ko bigora. Mba nkeneye icyo kunywa babwira. None se wamaye kurya hanyuma ni wamakuru. Umuntu ko yishimu ko yishyikira. Ejo bundi bavuga yuko Yago yatorotse. Batabivuze icyo gihe cyangwa ngo bibe byaravuzwe icyo gihe bikaba bije uyu munsi. Suko content zabuze babonye Jackie atawe muri yombi, babonye Sarongo ari mu rukiko, babonye impano y'Imana. Ngo zabuze nawo nuvuga uri itsinda. Nese zo zose si content nyine nizo bakereye zo kugira ngo tuvuge ko Yago yari amafaranga y'abandi tunabicure. Ahubwo ubwo nabanzi ba Yago
bashaka ko Yago yafungwa se. none se Yago agiye gufata umwanzuro wo guhaguruka akajya Uganda ativugira yuko ahunze abantu bashaka kumugirira nabi. Kandi rero nawe uri kuvanga ibi nese waruvuze ko atigeze ahunga none uragarutse ngo yarahunze. Ubwo si ibyo bintu uri kuvuga abantu barakira iki? Wewe wavuze ko yatorotse igihugu. Igihugu akatatorotse igihugu yahunze abantu. Birimo ibirayi nta tabi birimo cyangwa ni ketchup uriye bwa mbere ikugeze mu maraso. Ariko Justin n'abadukurikiye muri rusange ku Gasaro TV, kuri Kiranuka TV no ku Kuri Nyako. Akirihanagura ihanagura Gise icyama amafaranga mbango tumejeje isamaki. oya bitomusona urya njye uzagura isamaki nyereka abantu wibesha abantu Hani isamaki gura ngahera uhita suyikora hano igura 20,000 urumva ngaho jajare ndebe angahe vende sejite rwasenda rwose urarumaze. ariko se buri muntu wese ni icyo ashaka. Yago yavuze ko ibi byana biba bihaza akabenzi. Nje data Yago ndakwemera nje simpaza akabenzi. Ndemeranwa nawe duhaza ibirayi. Njewe mba mpaza ibirayi sha. Batirivuye. Oya nta kibazo. Oya ntacyo. Cameraman. Ifi yaha ni vene wa muhungu. Ubwo nyine aka kanya irananiye ariko hari umunsi bizabyagenze neza nkayishobora. Wumvaga iri mu bigura nkangahe? Nanzi kari nk'icumi cyangwa 2. Ibyo nakubwiye ngo ni ntuzu urya ni tomusoni. Hari ikibazo se Yosifi. None se niva mu mazi nk'izindi. Gura ko kandebe. Kandi ari wowe uri kunyakira hano kuri aya meza. Kandi wari ugiye kwijajara ngo ugiye ngo gutumiza amafi. Ese seriveri katari na hano hafi. Arahara kumva koki konje. Twikomereze. Hari ikintu cya mbere nibajije mbere yuko twerekeza ku musozo kuko nta muntu urya isaha yose. Ariko n'ubundi abantu barya ibiryo ntibarya isaha. Kuva navuka nta muntu ndabona urya isaha. Barya ibiryo. Urumva? Hari amafaranga avuzwe yuko ari ayo mu kwa munani. Ariko aje muri uku kwezi kwa 12. Uyu muntu wagiye gutuma Yago yari yabuze nimero y'ufite mu nshingano uyu mwana ku buryo avuga ngo reka ntume Yago. Ikindi cya kabiri akimara kumenya yuko aya mafaranga atageze aho yagombaga kujya, we yakoze iki? Igisubizo ni ukubivuga muri social media cyangwa igisubizo ni ukumuhamagara akamubwira ati se ubutumwa ko namenye ko utabutanze byakugendekeye gute? Uyu munsi wenda akabavuga afite amajwi y'ibyo baganiye nayo. Ngiye wereka ngo igisubizo cy'icyo kintu uri kwibaza. Icya mbere Yago hari abantu yakoze ibiganiro aramena, uyu munsi bari kototera utuntu tw'utuyira twa hato na hato dushobora kuba izina rya Yago ryagira gute ryajyaho icyasha. Rero ikintu cyose ngiye ndi kumva bashobora gushaka babona bashobora gukora gishobora gutuma Yago izina rye riseba rikagibwaho n'icyasha. Urabona ari ukuntu umuntu umushakira ibyaha ukabibura. Akanuvuze ndakumvise. Iyo umaje gushaka ibyaha ukabibura rero utangira guhimba ibintu bishobora gutuma iryo zina rigira ute ryangirika mu bantu. Banza wumve. Ejo bundi hari ikiganiro cyaciye ku Isimbi TV cy'umugore wazaga avuga ati bose babireba. Nyuma yaho wa mudamu ahita yongera yakirwa no kuri Yago TV show. Aravuga ngo ntabwo narinzi ko uyu mugabo wa Isimbi TV yankora nk'ibi ngibi. Wacyumvise? Rero hari abana bari hano i Kigali bari ku ruhande rwa Sabi. Bakaba bafite uburyo bari gukoreshwa. Kubera twatunuza tungahe bahawe kubera ko yakwijeje ati nshobora kuzaguha akazi aho ngaho mu Rwanda ugasanga uri gukora muri ubwo buryo. Banza umenye ngo Yago afite abantu bahanganye kandi bifuza kwandagaza izina rye
ikindi nawe akagomba kurwana ku izina rye. Ibaze Yago noneho ugibwaho n'igisebo cy'udufaranga 100,000 mwana, ariko impamvu ukamushyiraho ako gakesi. 100,000 impamvu wabonye mbikwepa rimwe nkanagaruka, umukire twari duhagararanye ati igiceri cya veni kiramanuka kigwa muri borodire mo hasi, yazanye abantu bo kugikuramo, bakuraho cya kiboro cyo hejuru, urumva, bajya guhigamo veni. Uwagikuyemo yamuha gupatana icyo kintu byari 6,000 agiye guhiga veni. Kuba Yago yavugwaho ibyo bintu nanone twere kumugira umwere cyane. Icyo akoze cyo dukurikije yuko hari abantu bashobora kumwanga, ntago nzi ko Yago ibintu byo mu kwa munani biranashobora kuba nayo mafaranga twatwemere ko yaba yaraje, kuko nabonye bagaragaza ko ari we wayakiriye, ariko ntabwirwe ibyo bikorwa, cyangwa akaba yabura n'umwanya wo kubikora. Nanone mujye mubimenya, ni nka mugore waje akavuga ngo Karara ngo yamuririye amafaranga ngo 1000 ngo nimba ari 150 ingahe, kandi yaramuhereje iryinga, yari yararangije kumuha iryinga. Urumva rero nuvuga ngo hari uburyo cy'amafaranga adashobora kugera ku muntu atari ukuyarya. Yego. Nge nakubwiye, ariko urumva nk'abo bantu nabo ribigi bakurikirana kubera iyihe mpamvu, kuko uri kumva nk'izina ry'umuntu. None hari abantu rega bakurikira, hari umuntu ukunda Juste hano, ibyo mvuze ashobora guhita byakira nk'ukuri, nyine ukuri nyakuri kuzuye, urumva. Cyangwa se hari umuntu ukurikiranye umwe muri abo bamukozeho inkuru, babakunda ku buryo bumva ko ibyo bavuze ari iki, ari byo. Noneho umuntu yakubitaho akaresi agahita avuga uti ibintu koko ni iki, ni ukuri. Ugasanga Yago bimugiriyeho icyasha kigize ute gikomeye cyane, byibuze ntibamuveho bose, kubera ko uherutse njye nabonye ibintu yagasigaye afite ahantu bamugenzura. Aherutse gukora ikiganiro mu masanga kirebwa nimba ari 1000 bingahe, nimba ari 1,100. Abantu bataba muri ya screenshot barayikwirakwiza barayipostinga. Icyo nemeranywa nacyo, urumva, buretse mbanze nkubwira ikintu nemeranywa nacyo, nuko haramutse hari ushaka kurangiza Juste yitwaje yuko Juste ari igisambo, ntago yabura message y'umuntu yaba yarohereje amafaranga akayitwara. Uko ni ukuri. Ariko rero nanone turimo tunasoza dushimira abantu, gukira ko ndabona bizakugora. Buriya nta muntu w'umukire urya ngo amara ibiryo ku isahani. Niyo mpamvu ubona njyewe nasigaje, ariko kuko urumva wowe wariye ubimaraho, gukira kwawe bizakugora kabisa. Juste reka ngiye mbanze nkubwire, birashoboka yuko waba wapanze na seriveri, hoya gutese weho uravuga ati jewe ndaza kugusigira gato, hoya gato, ariko ubundi nta muntu ujya urya ngo. Ikindi cya kabiri dore impamvu nge nabimaze, ibuka ko ariwe wamfashije kubimara ku isahani yanjye. Nta wigeze abona urimo wijuta kuko utagize icyo usigaza. Hari uwigeze abona nkora ku isahani yawe se? Icyo nari gusigaza nicyo wariye. Oya weho jewe icyo nari gusigaza. Oya mani, jurya gisirimu, imvuna mu mutwe, icyo nari gusigaza nicyo wariye. Oya jurya gisirimu, ariko ufata ibintu ugira ibyo usigaza. Ubu ngubu abantu hose ngerega ndabibona, ushobora no kuzansebya tugiye nk'ahantu. Ubu kuko usigaje kano gace kakaraye, wariye ibyanjye, dore na salade iriho ntago. Dore nanjye dore ngibi nashigaje, niba ari byo kuri kwitwa singize, ariko narumye singize. Ubuze mwarajabuka ngo Ezekeri ntago abyibuha, aha ngaha ntago nashigaje, ahubwo muvuge ko Ezekeri kubyibuha yabyibuha. Uyu si umunyu, bisi ibintu ibi ni ibiki? Ubu se kiri durazize. Oya ibi ni ibiki? Oya mbwira. Reba mwese kuki utasigaje urusenda. Ibi ni ibiki? Wasigaje ikirayi kutasigaje urusenda. Dusoze yemera ko ntakurusha inda. What is this? Ibyo babyita ketchup. Oya bivuga ariko nayo mu Cyongereza. What is this? This ketchup. What is this? Bo Imana ibaha umugisha rwose, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Rose kubaseze udafashe nuza kirida, ariko subundi kirida turayikoresha nta nyama twari. Niyo mpamvu ubwira ngo reguzanse bya henshi. Ubu ko gufashe kirida urimo ugiye kwihanyagura se amafufu. Ijambo rimwe kuri Yago sori wihangane. Iyo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Impamvu bashakisha ibyo kuguharabika no kugusebya nuko bazi ko wavuye mu nzira babarizwamo. Uyu munsi ukaba uri umukristo, ntago wagiye kuririmba indirimbo ngo umugambi w'Imana si uwejo, ari uko utari umukristo. Rero iyo umuntu ari umukristo, ayo magambo nawe uri kuvuga nuko umukunda.
oya ntago ari uko mukunda ni umukristo nkanjye ariko biriya byana biteye inkonje shaho ngo biba byahaza utubenzi none se sibyo nk'ubu se twebwe ntituvuze tumaze kwihagira ikirayi ntago twe tuvuze twahaza ibirayi ahubwo tuvuze turi nk'abakire turi kurya ibirayi turi kwiyakira turi none uvugishijwe n'uko ndi ntuzi ukuntu ari uko ushigaje ibirayi ese kereka ngo ushimire kandi n'abakunzi bacu Imana ibaha umugisha murakoze cyane Gasaro TV.